muraho nk'ibisanzwe ni idasanzwe uje ariko uje mu bundi buryo bwo kubaganiriza. Mumenyereye ko nza mbazaniye indirimbo kandi ndabizi no mufite amatsiko murategereje, haciye igihe birumvikana. Ese akagezi kabagezeho kameze neza, mukomeze kuryoherwa nako. Mpisemo rero gukora iyi video, akavideo gato cyane ariko gafite icyo kagamije cyangwa se ikiri ku mutima wanjye, nta kindi nje kubashimira. Mwarakoze cyane 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 cyane. Burya no mu buryo cyangwa se mu buzima busanzwe, gushima ni umuco mwiza, tugomba kwimika kuko biranezeza kandi birashimisha. Nje rero kugira ngo mbashimire mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwarakoze ntimushobora kubyumva, ariko mbashije gukora aka kavideo kugira ngo byibura umuntu wese, hari abo mbasha kugeraho, hari abo ntabasha kugeraho, hari abo nzi, hari abo ntazi, abo bose ndabashimiye. Muze kwihangana rero, ahantu ndi muraza kujya mwumva nyine n'andi majwi, ariko muragerageza kumva Elida wenyine, sibyo? Mugerageze kumva Elida wenyine uje aje kubashimira. Ndabashimira rero mwebwe mwakoze subscribe, followers, barayikinze, comment, munyandikira mukanyereka ko muri kumwe nanjye, munshyigikiye ibyo nkora, ibihangano mbagezaho, mukambwira muti courage, ni sawa, ni bon. Ndabashimira, ni ukuri ndabashimira mbikuye ku mutima, ndanezerewe. Niyo mpamvu rero mpisemo gufata aka video kagufiya cyane kugira ngo mbereke ko ibyo mwakoze biba byanesheje, mbereke ko ibyo mwakoze, mbuze ikindi kinyarwanda nashobora kubivugamo, ariko ndabashimiye. By'umwihariko rero ndashimira abantu bahisemo gukora urubuga. Abo bantu ni abantu b'umwihariko udasanzwe kuri Elida. Mwangaragarije urukundo ntabasha gusobanura. Nari nzi ko hari aho bizagera bikarangira, cyangwa se bikarangirana n'igikorwa nyamukuru, ariko natunguwe no kubona ariyo ntego yanyu. Burya rero ibyo mukora hari aho bijya, hari aho mbyandika. Niyo mpamvu mfashe aka kanya kugira ngo ni ukuri mbashimire mu buryo bwimbitse. Hari abo ntabasha kugeraho nk'uko nabibabwiye, ariko nzi neza ko aka kavideo ushobora kuzakabona ukabona oranzi cyangwa se ukabona ntunzi, ariko uzumve ko nta yindi mpamvu yo gukora aka video no kugira ngo mbashimire. Ndabashimiye rero cyane, ndabashimira uburyo mudahwema kubana nanjye, ndabashimira uburyo mudahwema kunshyigikira, ndabashimira uburyo mwiteguye kunshyigikira kandi n'ubu mukinshyigikira. Murihangana ubwo nakoresheje telefone kuko niyo mfite ariko ndizera ko hari umunsi nanjye nzabasha kugura kamera, sibyo? Nkajya nkora video nziza, nkasoza mumbona neza wese, ariko ubu nyine mwihangane, ariko kubahinda wese ndi kugaragara neza, se ndimo neza, nzi ko bimeze neza. Nje kubashimira rero. Ubu ngubu rero muratungurwa no kukabona. Mwari mumenyereye ko nza mu ndirimbo, mwari mumenyereye ko nza mbazaniye umuzigo, ariko uyu munsi mpisemo gutanga ishimwe. Mpisemo, cyangwa se mbyutse muri iki gitondo umutima mbwira ko ngomba gushimira abakunzi banjye, kandi umutimanama wanjye ntabwo kenshi nkunda kuvugisha impaka ku byo
untegetse. Byanjemo numva ko ari ngombwa kubikora. Ushobora gusanga wenda ntazi ikirejo cyangwa ejo bundi simbizi, ariko binjemo umutima umbwira ko ngomba kubikora, nkabasuhuza, nkabashimira. Mbese buri wese yumve ko mushimiye mbikuye ku ndiba y'umutima. Ndanezerewe rero muri iki gitondo, narindi mu kazi nk'ibisanzwe, ariko mpisemo kubikora kuko umutima ubinyemeje. Hari indirimbo tujya tugira muri korali ivuga ngo nshuti twige gushima, kuko gushima ni byiza. Kuko niba udashima no kunyurwa uba utaranyuzwe. Njyewe rero naranyuzwe bikomeye, kandi hari icyo mwanyeretse, hari imbaraga mwashyizemo kugira ngo nkomeze, hari icyo mwakoze kugira ngo mbe ndi uyu Irida Sanze wanyu. Hari icyo rero n'ubu mukiri gukora. N'ubu ndacyabashimira abantu mukomeje gukora subscribe, followers, ndetse no kulikinga ibihangano umwuka aba yampaye kugira ngo ntambutse. Ni ukuri rero mwumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima, kandi nzakomeza kubashimira, nzakomeza kubanezererwa, nzakomeza zishimira kubana namwe mu buryo bwose bushoboka. Mwumve rero ko icyo Imana iba yakoze kandi iba yabakoresheje mba ntanyuzwe nacyo, kandi bikanezeza ku rwego mudashobora kumva. Hanyuma ishimwe nari mfite cyangwa se icyo umwuka yampatiriye gukora nacyo ndagikoze. Ndabashimiye kandi nkomeje kubashimira. Mbese mwumve ngo ndanezerewe ku bwanyu, niteguye gukomeza. Nzi neza ko mutinda kunsiga mu nzira, ahubwo muzakomeza kunshyigikira. Mukomeza kugira amahoro y'Imana. Yesu mwiza akomeze kubandindira kuko ndabakunda, kandi mukomeze guhirwa mu byo mukora byose. Naranyuzwe, ndabashimiye. Imana ibamere umugisha utagabanyije, mu izina rya Yesu Kristo, amen.